urabona ibintu mpamvu urimo urakora mani ariko se babarira yamamagaye si inshuti yanjye ibaze nga message ari kunyandikira ngo ntuzongere kumpamagara Ese hari kosa wakoze? Nakosa nakoze? Wowe hari kosa wakoze? Ahubwo rero nagura iseri. Izere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twatwongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick the Entertainer, wakoze cyane guhitamo gukurikirana Yawe TV. Reka manze mwibutse ko turi kumwe na website ikugezaho amakuru yizewe umunsi ku munsi gatano kuri gatanu abagezweho hirya no hino ku isi, na handi yasanga uretse kuri yawetv.com ni website bayizewe kandi kugezaho amakuru 5 kwa 5. Nkuko mubibona turi kumwe n'umwari mwiza cyane tugiye kuba tuganira kuri Yawe TV cy'ubusabwa no gukomeza kubana natwe ubundi ukanogerwa n'ibyiza byinshi cyane tuba tugenda tubagezaho. Umeze neza se umwari? Emeze fresh. Amahoro. Amahoro. Nakamushya umuhire. Kuri twese. Kuri twese. Nawe. Nawe kuri twese. Kuri twese. Kuri twese. Je nawe kubwiye yavuze kuri twese ubwo ndi kabiri wowe. Okay. Ako numvaga ari byo byiza kuvuga kuri twese. Okay. Ikinyabupfura siko bavugara. Okay. Ntakibazo uvuga gute? Kuri twese nyine. Ndenda vuga sinzi ko navuga. Uvuga neza ariko mukunda. Mvuga? Neza tu. Murakoze cyane. Ako simbizi. Asaga ari kubyumvisha. Okay. Nambaye neza kabisa. Ukunda kwambara inkweto zifunze? Yego. Ndazikunda sikuvuga ko wenda ari zifunguye zitambera ariko biterwa n'icyo umuntu akunda. Je nkunda kwambara inkweto zifunze cyane. Okay. Zifunze cyane? Nkunda cyane nyine nkunda kwambara inkweto zifunze. Okay. Yego nagwa wambara nambara. Hanyuma ubusanga ukunda kwambara gute? Ubusanzwe? Nkunda kwambara amapantaro n'amakabutura. N'amakabutura. Mimbere se? Mimbere iki se? Mimbere. Akunyumvira wallahi. Sera mimbere ashaka ubwitsi nambara. Urakabije. Ese cyangwa kukoze? Oya rago. Okay, fresh tugwaye kaze kuri Yawe TV. Ubundi Urazigira. Oya nasara ariko umukobwa no ugira isoni. Atari nyinshi ariko. Nibiki bijya gutera isoni? Nibiki bijya gutera isoni? Nibiki bijya gutera isoni? Byantera isoni. Asubwo reba ikira. Abizi. Oya ariko umuntu nta muntu utagira isoni ariko kireka zibaye nyinshi nibwo bipfa. Nibwo. Yego ariko sinzi ikintu biterwa n'ikintu muhe nacyo kugira ngira isoni. Okay. Ni fresh noneho. Okay, amazina? Alice. Yego. Alice Uwera. Ariko igishiriye. Ubwo ubaye nka babandi. Ari badubwira ngo witwa Alice Uwera. Agata byogera. Cyangwa umutona gaza wase. Mutoni wase. Amazina ajyana ubundi tu. Okay. Witwa Alice gusa. Gyoza. Yego. Okay, akantu kari n'agatima. Akase? Nagatatuwaje nakantu wanditseho gutyo bisanzwe. Nakantu nashizeho. Ni nagatatuwaje cyangwa nakantu kanditseho gutyo bisanzwe. Nakantu nkunda gushiraho numva nikundi. Yari ugakuraho noneho. Nagakunda kuva. Okay. Uturinete uko kubu twambaye. Uduki? Turinete. Numvaga ari byo nshaka kudushira hano hejuru. Okay, no duherena. Ariko siko nukuba neza hawo ni gorode. Wapi? Ni ikintu umuntu aba yabyutse cy'umurimo agahita gutyo. Okay, fresh kabisa gihozo kajyozo. Fasika kabuyise fresh. Simbizi ibikoroheye. Gihozo ni muntu ki yavukiye akurira he? Afite imyaka ingahe? No mu mama, umukobwa ni celibateri. Ni single and searching, ni single and serious. Ibaze rukumbasa no kuri kw'Imana. Nago ndi umumama ndi umukobwa. Umukobwa. Nubwo ndi single umukunzi wanjye baramubonye. Ufite umukunzi. Abantu bambaye imbere ya kamera. Yego bazabivuga mufite umukunzi. Ufite umukunzi. Okay. Yari wakangaye mukundanye. Kucyo yahisemo no kumwerekana kuvuze ngo abantu baramuzi. Impamvu nahisemo kumwerekana nuko mukunda kandi ndabona ari serious. Ubona ko ari ngombwa ko abantu bamumenye. Ariko wa mugani nawe waba uri serious kuko ubundi barabanga kugira ngo yerekane umuntu mukundana nuko nyine uri proud ye. Biva kure kugira umwerekane muri proud ye nyine wumva bifirinze. Gahita uvuga reka mwerekane nta kibazo. Biterwa n'iki se? Biterwa nuko mwimvamo. Nuko mwimvamo. Yitwa Bosco. Bosco ni inshuti yanjye byataje. Inshuti yawe? Sana. Ese ko ufata telefone nkaho ugiye kumuhamagara.
Inshuti yanjye Bosco tu ariko nta nubwo duheruka kuvugana. Ntabwo duheruka kuvugana. None se ndakwibukije. Ntabwo duheruka kuvugana tu. Bivuze ngo ugiye kumuhamagara. Ikintu byatwaye sikambi. None se Bosco washize igihe kingana kimukundana? Hashize amezi, ashaka ko hashize amezi 2. Hashize amezi 2 mukundana? Hashize igihe kingana cy'ubishize hanze? Iminsi 5. Iminsi 5? Nishize. Hashize iminsi 5 bishyize hanze? Yego ndakeka ari iminsi 5. Ntabwo byuka neza ariko ndakeka ari iminsi 5. Ntabwo ari igihe kinini gishize. Yes musaza. Meze bite musaza? Ariko tuba tuburana. Mba nkubura. Oya ndahari cyane. None se ubwo ngubwo ngufatishije gute? Ndahari ariko wambwira mwana. Njye narindi boro nkorera ibiganiro niba wabona akanya ukahagera ntari. Dukorera ibiganiro. Nanjye wambwira nyine tugahuza ndaka kumbwira akantu kazima. None se wumva tudaherukanye wowe? Aho nyusigaye utwika ngo ufite n'umukunzi. Ya umukunzi arahari tuyaraje mbese ngo bijyanza mu kwere. Wahageze ukama amakuru se? Ndaje urebe mwana mbese n'igitego gifata kumoza. Poa. Ibaze ko utamubwiye ko mpari. Ikintu byaba bitwaye se? Nagakunda surprise. Nagakunda surprise? Ushobora kuba amahane. Umuntu murakundana ukamuti akaguhabya gutyo. Nuko mbese katazikunda surprise ibintu by'aba surprise aragarira. Murakundana akaguhabya gutyo mwana. Ariko umuntu ukunda ugomba kumwubaha. Nese agira amahane umukunzi wawe? Nta mahane agira ariko iyo byaye ngombwa arayagira. Inshuti yanjye mwana. Ibaze ko adakunda surprise. Kandi ndabizi aragira biraba bibi. Bosco ni umushuti wanjye. Nta kibazo cye. Reka dutegereze. Nese ngo hashize amezi 2 mukundana. Gushira amezi 2 ukundana n'umuntu ugahita ubishyira hanze babivuze iki? Nuko barumva bindimo. Ntabwo bawihosuga. Kandi proud. Ntabwo bawihosa. Ntabwo nihuse niturashwana bazabimenya abakunzi bacu. Ako nabwo byifuza. Murabiteganya se? Oya, rago se ndabiteganya mushyira hanze. Bavuze ngo nitunashwana ngo bazabimenya ngira ngo ubwo wenda murabiteganya. Ntabwo tubiteganya. Yewe musirikare. Meze bite muse? Ni amahoro. Ntari bikabisa. Ubu ni sawa mani? Ubu ni sawa? Nta kibazo ariko. Ahubwo bagatebe tuganire. Oya nagira ngo twiganire. Ibaze ko kakavuga kaje navugaga. Nagira ngo twiganire ntabwo ari ibintu byatari. Urumva? Wambwiye ko utamuzi, sibyo? Wambwiye ko utamuzi. Ako si mwana. Si wambwiye ko utamuzi. Wakumvikanye mwana. Si wambwiye ko utamuzi. Wagabanyije amahane. Wambwiye ngo nze tuganire. Wagabanyije amahane. Sibyo? Nze tukumvikana. Nyamara si umuvandimwe inshuti. Reka nkubwire. Ntiwafashe gutyo mwana turi inshuti. Reka nkubwire. Ase waretse wagabanyije amahane ariko. Turi inshuti. Gabanya amahane. Wagabanyije amahane. None se uzi ibiriko binambwiye. Ese kuki wemeye ko bambeye? Ako se wemeye ko umukunzi mwana. Umukunzi wawe ntabwo nshaka kumukubita, sibyo? Umva bya bindi. Ntabwo bikuneje. Wasanga hari n'utundi tugambo wamubwiye. Nuko umusenyi ingo z'abantu. Tugambo situjyanye n'iki? Hari icyo wikeka se wowe? Ibaze ukuntu uje runansuhuza nta no gusuza umukunzi mwana kuzurwa. Oya. Urambeshya mwana. Suri inshuti yanjye. Nyine suri inshuti yanjye. Turi inshuti se? Turi inshuti. Ariko urambeshya. Ako so witwaye iki mwana kubuza n'umukunzi bitwaye iki? Surprise ariko yo kumbeshya kubera iki ariko urabiswe zo. Aho so ndakubeshya ko nabwiye ngo tuganire. Intege kimoze kibi. Ariko wambwiye ko tuza tukaganira kubiki? Ngo tuze tuganire. Nabwiye nizo tuganira ntabwo duherukanye. Rero tukaduherukanye. None se umukunzi ntabwo mwishimiye? Nese kuba mwishimiye no guhura nawe kubasangana bihuriye. Nese kibusanze dukora. Bihuriye he? Kibusanze dukora. Ntabwo nshaka se mvemo muganire ngende. Ntabwo niwe kibazo. Niwe kibazo. Niwe kibazo. Wabyumvise bimwe ndi kukubwira. Wasanga hari n'ibindi wamubwiye. Oya ndimo ndakubaza uyu niwe kibazo. Ese ubundi mwamenyanye gute? Mwari musanzwe muziranye. Ese urumva yanyemerwa? Mwari musanzwe muziranye. Ese ubu ngubu reka nkubaze. Kuri inshuti yanjye kuba uyu nguyu twamenyana n'ibintu byatari. Ari ikibazo byatera kuba namenyana nawe. Ni ibintu birenze kwe? Ni ibintu birenze. None we nta no kuza usuhuza umukunzi wawe. Reka nkubwire Patrick, reka nkubwire. Wampamagaye ngo nze tubonane nge nawe, sibyo? Ntabwo wambwiye ngo nze tubonane turi batatu. Twari babiri. Uyu nguyu ni tubangamiye tumureka agende. Yego ngende umusigane. Umva kandi wishaka kunteranya, sibyo? Muvuga ngo tumureka agende. Kubera icyo ushaka ko tumureka agende. No kuvuga ko hari ibindi mwari muri kumwe. Oya ntabyo. Kandi nese kuki byabe hari sakemera kaduhuza. Okay naje. Urumva mwana. Urabona ibintu mpamvu uri murakora manje. Ariko se
babarira yamamagaye si inshuti yanjye ese inshuti yawe ni bimwe si inshuti yanjye sheri si umukunzi noneho ukarwana reka mubwire Patrick kujya arwana buryo abantu b'inshuti mwana ni bimwe gukora reba ukuntu utumye sheri wanjye mfata sibyo ubwo se kubishatse gutya byo byiza ugize relax ubu nibi wamamagariye sibyo ese ubu ni relax ubugize mwari munaziranye sibyo ntabwo twari tuziranye mwari munaziranye sibyo wakicaye tukaganira iminota mikeya akagenda ako se waba uretse tukaganira ese ubwo ugiye gahunda kuranye uretse tukaganira akumva shi bagwamagara ariko wase tukaganira ngambwira icyo wamamagariye sibyo ngira icyo waretse nese wakicaye tukaganira mubwire sheri ngabanye mujinya nko bari gusuza umukunzi mwana kuzurwana inshuti yanjye kwe nese wakicaye tukaganira iminota mikeya wamamagaye muri kumwe sibyo byari surprise nta kibi nakoraga ako bite byawe nimukomeze muganire agusubira giye oya nimukomeze muganire asubira giye mwana yenda ngaho se mukunzi wawe icari dusoze ikiganiro twabigenda gute se mukunzi wawe no kuza rwana mwana nokuma mu banye ariko nabikubwiye nakubwiye ko adakunda ibintu bya surprise numvaga nta kibi dukoze kuko niba umuntu umukunda nakuba yaba proud yawe agenda bisukuntu arakara nagakunda ibintu byo kumutungura wapi bisaba kumuteguza ariko nabikubwiye numvaga ari umuvandimwe ari inshuti yanjye numvaga ibintu nka biriya atabikora mwana ntago yabyumva rero no kumbona natazi ukuntu nahageze mbese nagakwizera kuba yizera akanyizera nako simbizi rega buri wese n'umutima we ashaka kumva ko ari ibyo twe turimo cyangwa kumva ko ugiye kumuza n'undi mutipe wenda ariko ndakeka ariko arakaye ntabwo arakaye neza buriya ntabwo biriya akoze byagakwiye ntabwo ari sawa kabisa ntabwo ari sawa nyine ihangane bikubayeho gira inama urumva nk'uko ari inshuti yawe ubwo araguhamagara mu iyumva gira inama ntabwo ari sawa uriya mujinya urarenze mbese nibura kereka wenda jya muhamagara akaza akawusanga n'undi mutipe nyine ni ikibazo reka mu rukundo abaho gufuha uriya afuhiye wowe uretse urumva afuhiye ndawundi si wowe ngiye twarimo dukorana ikiganiro ngiye tukubona n'umunyamakuru narimo kugutereta ugasanga ari byo cyetse kuri kuntereta ese urumva nabivuga gute ko ibyo ubonye nanjye ibyo mbonye ko ntazi ahantu byahereye akazi ntabwo kaba koroshye koko umuntu ari mu kiganiro arakubiswe ese hari igihe bazarabica ahubwo uzi ko umuntu azanahagwa ibaze aho kubise nka hari ntabwo muri make yumvaga ndimo kugutereta niko yabyumvaga reka ariko tubifata ese nkaba namuhamagaye ngo aze ubwo ndaganira nawe ashaka ko yumvisha ukuri kuntereta wenda si wumvaga se avuga ngo tuziranye gute urumva ko ikibazo gize ni wowe ese namuhamagaye ndimo kumutereta nyine urukundo nta kintu utakugezaho buriya nahamagaye ngewe nifashe muhamagara turi kumwe twaba turimo gukora ibibi nkamuhamagara ngo aze kureba ko ibi kubayo nanjye nibyo mbonye urumva uretse urajya mubwira iki koko ubwo turamenya impamvu yabyo nyuma wenda twavuga hanyuma ubifashe gute se njye ukuntu mbifashe se sinzi ukuntu nabivuga ndumiwe birantunguye si ubonye ibi reba nko kuragugize ni ukuri si ubu yaguhoraga iki nyine ndumiwe nta kintu narenza ntabwo nabara ntaramenya impamvu yabyo impamvu abikoze basa hari ikosa mwahuriyemo kugeza aho kubita kuri naryo nese uretse ko ambwiye ngo nuko ngo atarazi ko ari bimu kuri telefone se tuvugana wasaga azi ko ukunda abakobwa wasanga azi ko ukunda abakobwa nawe ushyizemo ntabwo ari sawa nese kuri telefone inshuti ntabwo agukubita kuri telefone tuvugana ntabwo twavuganye wumva numvaga nese wumvaga tutavugana nk'abantu b'inshuti ariko abantu b'inshuti muba muziranye kuri byinshi muhuriramo wasanga dusanganye agahita avuga ati buriya agiye gutereta kuko asanzwe atereta si byo se wenda azaza avuga impamvu ariko nawe urabibonye wasanga muzanye muhurira muri byinshi bibi agahita avuga ati byaga byakunda umugore wanjye agiye kumujyana mu byo akora nawe apote ntabwo nanjye ahubwo bise bitumureka icyizere umuntu aza gukubita kuri yasi ubwo nawe sinzi aho umukunzi wagira amahane cyane ese ko wogeze kutubwira mu kiganiro dutangira uti kuko agira amahane byari biriya navuze nagakunda surprise ashaka kuza bikaba bibi siko nakubwiye numvaga surprise wenda zitandukanye iyo umukunzi ako nyine ku bakunzi bacu nimubirebe nabi ubwo nyine kuwasanga ari ugufuha biriya bintu bibakoze ni ugufuha niba birebe nabi buriya none se ari tuvugisha ukuri ni kuri wari umutunzi ahubwo nawe sinzi ariko nawe ahantu bigeze
bitumye nturakarire sinziri buri hari ikosa nakoze reba ariko nk'ibintu bukoze imbere y'abakunzi bacu basikuru twari tubanyeho ako dewe ese kibi nkoze ni iki oya wakoze ikintu kibi kubona nakoze surprise umukunzi wawe muderukana nkamwe nahamagara gusanga mu kiganiro hari kibi nakoze ibaze ga message ari kunyandikira ngo ntuzongere kumpamagara ese hari ikosa wakoze nakoze oya hari ikosa wakoze ahubwo rero ntabwo uri seriye reka nkweretse akaboro karigendere ndebe ukuntu namuvugisha shoza ikiganiro tugende cyangwa nyigusigemo nigendere kuko ndabona ari kumpamagara inshuro nyinshi message isa kwandikiye hari uruhare wabigizemo ko namuhamagaye kuri telefone wumva tuganira neza rega ntabwo nzi ahantu mwahuriye mwebwe wasanga ufite amabi menshi n'impamvu akoze biriya nkaba mbigendeyemo basi abakunzi munsabira imbabazi ariko ubwo sinzongere kumuhamagara ese ubwo urumva ibyo bintu ari byo urumva niba isa arakara gutyo kandi nta ruhare nakosa wakoze namba urumva utarenganya oya nakunda ariko nakoze buriya turi bwiyunge ndaza gusaba imbabazi ahubwo soza ikiganiro nigende cyo kumuvugisha se waba weretseho utuntu tuto cyangwa tukatuganira oya nta kintu tuvugana shoza ikiganiro ngende ese ubu uko iminota iri kugenda mpamagara ni kari burusheho kurakara ese wamwitabye tukumva oya wasanga ari byinshi atavuga kubera wasanga ibyo muziranye ariyo mpamvu akuze biriya reka tuze kuganira turebe ko twakwiyunga sibyo ntabwo uri kubyumva se ndagusigara nigendera ese ubu ngubu dusize mu kiganiro nawe uragenda ikiganiro kitarangiye ndasigusigamo da ndetse ko ntabwo uri gushaka gusoza ikiganiro kandi ndashaka kujya kumuvugisha rero icyiza ni uko nakuramo akaboro kawe nkaguhereza nk'igendera ese umugabo dusize mu kiganiro nawe urashaka kugenda ikiganiro kitarangiye waberetse ntabwo ushaka se reka njye kumuvugisha nawe ese nawe uragiye kweli of course nuko nguko hasi tugenda dusiga mu kiganiro twenyine ubwo naho ngaho dusoreje abakunzi ba Yawe TV mukomeze gukurikirana no nkuru tuzakomeza tubakurikiranire kugeza mumenye uko byarangiye nakundi